It's for Cheryl. bikorera umugore wawe Sheri si umukunda I'm back. arifuza kubona umuhungu we He's alive. kandi Matayo ni muzima You can help bring him home. wamufasha kugarura umwana we mu rugo. The orphanage said that Martin ran away, but I always suspected that something... muri oruferina najyanye umwana bita Martin baza kutubwira ngo Martin ngo yaratorotse ngo yatorotse oruferina aragenda Yes, it happened. ariko buri gihe nahoraga numva ko hari ikibi cyabaye baramushimuse Before Matthew Burrows was supposedly killed. ni ukuvuga ngo Martin yabanje kuburirwa irengero muri oruferina mu Burayi hashize ibyumweru bitatu twumva ngo hari umwana neza banganyaga imyaka uburebure imisatsi isa wapfiriye muri Boston. There's a missing boy in Switzerland. none se umwana wabaga mu Busuwisi gute yaje kwicirwa muri Boston? It was privately funded by a family out of Boston. no kubera ko iyo oruferina n'ubundi nubwo byitwa ngo ni y'Iburayi muri Switzerland ariko no oruferina yari yarashinzwe ikanaterwa inkunga n'umuryango wo muri Boston Pain Foundation. uyumva ro bihurira neza iryo zino rizi. Hayden Payne was arrested. Hayden Payne Rachel Mills yafunzwe uyu munsi ari kugerageza gufasha Rachel Mills na David Burrows. right now. aho niho turi kugana none uri kunyinisha Make any sense? ntabwo bisobanutse. Things were somehow involved. none se ba Payne nimba bari muri ibi bintu uwo muhungu Hayden kuki yari ari gufasha abantu ahari wabona atabizi ko babifite mu ruhara biwabo. Oh, it was closed down before I could conduct an investigation. none se iyo oruferina yahise ifungwa ntarakora iperereza. The body that was found that night in the bed. nimba umurambo babonye muri Boston mu buriri bw'inzu ya David Burrows ari umurambo w'umwana bari bakuye mu Burayi Martin. No way to prove it. nta buryo twabigaragazamo ko umurambo ari wa Martin hari uburyo byagaragaramo. A rare genetic disorder. uwo mwana bita Martin yari afite amaraso atandukanye n'ayabandi yari afite MLD cyangwa se cyitwa metachromatic leukodystrophy. Weapon and DNA test. You test. ngo byasaba ko dupima amaraso y'uwo mwana bakuye kuri ahabera icyaha kuri crime scene. But the body they found that night was Martin. nidusanga ayo maraso y'uwo murambo harimo iyo MLD mu maraso ye turetse tumenya ko atari Matayo uwari umwana bita Martin wapfuye. mu yandi magambo hano kugira ngo byumve neza uriya mwana basanze mu buriri bwa David Burrows bakavuga ngo David Burrows yishe umwana we ni umurambo ngo wundi mwana bagiye kuzana witwa Matayo bamukuye mu Burayi muri oruferina. imfubyi burara ukuntu bazica uko bavuga ati n'ababyeyi ntibazabikurikirana. uwo mwana baraza bamwicira mu buriri bwa David Burrows barangije biba umwana wa David Burrows baramutwara kugira ngo bizagaragare ngo David Burrows yishe umwana we kumbe ari umurambo wundi mwana bazanye witwa Martin. uwo mwana rero bishe bita Martin afite amaraso adasanzwe arimo icyitwa MLD ku buryo nibongera bagapima DNA bagasanga uwo murambo w'umuntu wapfuye kuko amaraso yarimo MLD baramenya ko atari wa mwana nyirizina Matayo wapfuye ahubwo ari Martin bari bakuye i Burayi.